Okay guys, ngwaye ikaze wowe uri kuri Tech Key, umuntu wakora utuntu twiza kandi twizewe ku buryo wabonamo amafaranga. Nizere ko wandebeye video yanjye ya mbere, bamwe batangiye kubikura. Guys, nayo mbazaniye akandi kako kubikura, ni makeya, ntago bisaba kuba umaze kugezamo menshi. Buri munota baraklaminga, ni buri munota. Ni ritani yawe y'ubuntu, ngira ngo nk'uko muri kubibona hano, ngira ngo murabibona. Iyo utumiye ushobora abantu, iyo watumiye ushobora gukora amatani angahe? 15. kandi USDT rimwe ya ritani yawe ingana n'ibihumbi 2 bya USDT. ngira ngo nawe murabibona. ahangaha bari kukubwira ati receive free Ethereum bonus every time. Mwibutse wowe kundeba aka kanya, niba ushaka kwiyandikisha ufite Telegram account, link yo kunyuraho ugiye kwiyandikisha urayisanga muri description. Urahita ugera kuri uyu muntu umeze gutya, uragera ahantu hameze hatya, aribwo bwa mbere wahagera. Uragera ahantu hameze hatya, ahangaha niho uragenda ugera, ariko uragenda ukanda start. Numara gukanda start, akubwira ati you are invited by user BNB. akubwira ati welcome to free Ethereum bonus Fabrice. Ahangaha niho uragera bwa mbere. Ukimara kugera ahangaha, urahita uklaminga bonus. ahangaha ukimara guklaminga bonus, wanyuze kuri iyo link iri muri description, urahita wakira bonus. Urabona ko mpakanze atambwira ati kuri account yanjye nkoreye ayangaya. Kugira ngo urabona niyo account, kugira ngo nawe urayibona niyo ngiyo. Guys, none wowe buri munota urabona nongeye kuhakanda kubera ko umunota utarashira. Ahangaha nongera kuhakanda, urabona ko ari kumbwira ngo ndi kubura amasegonda 33, nongere ngaruke mpakande, bongere bampe n'indi claim. Kugira ngo ugiye uklaminga buri munota bagenda baguha ayangaya uri kubona hejuru. Ayangaya kuzuza yo kubikura ni ako kanya. Yo kubikura minimum yayo ni 0.025. kugira ngo ahangaha urabibona. Ikindi kandi kubikura ntaho bagusaba ngo ubanze wohereza amafaranga mbere y'uko ubikura. Ni no withdraw fee. Iyo ugiye kubikura ntago bagusaba withdraw fee. Kubikura ni ako kanya, uhita uyasanga kuri Binance yawe, ubundi ugahita ubikura. Iyo ugiye kubikura wagejeje hari ibisabwa, uraza ahangaha kuri withdraw ukakanda. Wamara kuhakanda, kitakubwira ko ugahita bakwereka balance yawe, bakakubwira ati enter amount for withdraw, minimum withdraw, bagahita bakubwira ati kari iyi ngiyi. Sasa wowe uraza ukandikamo iyo bakubwiye ahangaha shiramo amount, gaciremo 0.025, nkamwoherereza. Akambwira ati send your Ethereum address. Kubera ko n'ubundi nafiteho yo kubikura, kamfeguka nandikemo ibigambo ko address ngira ngo uzi kuyikora kuri Binance, ukayimwoherereza. Ubwo iyo umaze kuyohereza arabanza yacekinga neza, kugira ngo urabibona. Ati sambwira your withdraw successful required. Akabahise bambwira ati less than ya 0.25 withdraw request are not allowed. Ako wakira your receive payment urabwakira mu minota 5 cyangwa se 18.
ni uku nguku iyi ngiyi ikora, niyo ugiye kwaka rifera kugira ngo utumire abantu kode uyikura, uraza ugakanda aha ngaha kuri rifera, iyo umaze kuhakanda ahita ayikohereza dayiregiti, ahita akikohereza ukayibona kandi akakwereka yuko buri muri fera wese arahita abona 0.005 ku muri fera uri buze gutumira. Gayizi, wowe utari wiyandikisha cyangwa se ushaka gukoreramo amafaranga, uraza ukande kuri iyi linki bipeyi, iyi ngiyi linki iri muri disikiribushoni, ubundi wiyandikishe.